Impamvu hari abantu benshi bakunda kugira ibyifuzo byinshi by'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bice bigize ubuzima bw'umuntu, ariko abantu ntibagira urwego rumwe rw'icyo cyifuzo cy'imibonano mpuzabitsina. Hari abo usanga bakunda kugira ibyifuzo bidasanzwe basunikira gukora imibonano mpuzabitsina, abandi bakabigira gake cyane. Ese byaba biterwa n'iki kugira ngo umuntu yumve mu buzima bwe akunda kuyoborwa n'irari ryinshi rishingiye ku mibonano mpuzabitsina? Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu zishingiye ku mitekerereze zituma umuntu ashobora kugira ibyifuzo cyangwa ibyumviro byinshi bimusunikira gukora imibonano mpuzabitsina. Bane nanjye muri kino kiganiro kugira ngo nawe niba uri muri abo bantu bakunda kugira ibi byifuzo, wenda utazi aho bituruka, uba wamenya impamvu z'ingenzi zishobora kubitera. Njye nk'ibisanzwe gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Iki kiganiro nubona kigufashije wibuke ko wakora subscribe, wenda utange na like. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ugira ibyifuzo bidasanzwe by'imibonano mpuzabitsina bishobora guterwa n'imiterere yawe cyangwa se n'uburyo ukundamo ibintu bishya. Buri muntu agira imiterere ye imutandukanya n'abandi. Hari umuntu ukunda ibintu bisanzwe kuri we, ariko hakaba n'undi uhora ushishikajwe no kumenya cyangwa se kugerageza gukora ibintu bishya. Aha rero niho benshi nawe urimo, cyane cyane urubyiruko, bafite imiterere yo kugerageza ibintu bishya cyangwa kumva bafite amatsiko yo kugerageza ibintu bitandukanye, harimo n'ibyiyumviro byo gukora imibonano mpuzabitsina. Umuhanga mu by'imitekerereze Marvin Zuckerman yasobanuye ko abantu bamwe bagira inyota yo gukora ibintu bishya, cyane cyane ibituma babona umusemburo w'ibyishimo dopamine, kugira ngo bagire nk'ubunararibonye bunguka kuri ibyo bifuza kugerageza. Ushobora kuba nawe ukunda kugira ibyo byiyumviro kubera ariyo miterere yawe yo gukunda kugerageza ibintu bishya, cyane cyane iyi ngingo itagikunda kuvugwaho na benshi. Uzabona ko hari nk'ababyeyi cyane cyane hano iwacu badakunda kubiganizaho abana babo, no mu buryo bwo kubibaganirizamo ntibabibahemo amakuru yuzuye, kandi bakanabashishikariza kutabyishoramo bitewe n'ingaruka zabyo. Hakiyongeraho n'amadini abuza abantu gukora icyaha cy'ubusambanyi. Yego ibyo ni byiza, hari ababigenderaho bakirinda izo ngaruka igihe byakozwe mu buryo budakwiye, hakaba no kwirinda iki cyaha nk'uko nyine amadini abidushishikariza. Ariko nabyo bamwe ntibabyumve gutyo ko ari ikibujijwe gukorwa, ahubwo bikabasunikira kugira inyota yo kubikora, kuko baba bavuga bati ariko ibyo batubuza gukora reka ahubwo tuzabikore turebe n'impamvu babitubuza. Ugasanga nyine uri umuntu ufite imiterere yo gusogongera ku bintu bishya, cyane cyane nk'ibiba bibujijwe na benshi gukorwa. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu agira ibyumviro byinshi bishingiye ku mibonano mpuzabitsina ni ukumva ko akunzwe kandi ko yemewe. Hari umuntu ushobora guha agaciro kanini imibonano mpuzabitsina kubera ko yumva ko ari cyo kintu kimugaragariza ko umuntu amukunda, cyane cyane bigakunda kugaragara ku bagabo n'abasore nk'igihe bafite abo bakundana b'igitsina gore. Undi muhanga mu by'imitekerereze y'abantu, Abraham Maslow, yavuze ko umuntu agira icyifuzo cyo gukundwa no guhabwa agaciro ahari. Byumvikane ko kumva ukunzwe kandi uhabwa agaciro ari kimwe mu byifuzo bikomeye bya muntu. Bamwe nyine bakumva ko kugira ngo bumve ko bakunzwe ari uko bahabwa keya mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Yego nibyo pe, ariko hari ubwo imibonano mpuzabitsina kuri bamwe atari cyo kintu gishobora kwereka yuko umuntu akunzwe, cyangwa se atari ikintu cyakabaye icyita rusange mu rukundo, kuko kenshi iyo ibaye icyita rusange mu rukundo rwanyu, wenda mutanabyumvikanaho, bishobora kugira ingaruka ku rukundo rwanyu rukaba rwanasenyuka. Ubwo rero niba umeze gutya ukumva ko ikintu kizajya kikwereka ko uwo muri kumwe mu rukundo ari uko ahazi icyifuzo cyawe cy'imibonano mpuzabitsina, cyane cyane nkawe uri mu rukundo n'undi muntu murutangiye vuba, ku ruhande rumwe nibyo, ariko menya ko urukundo rwa nyarwo hari ibindi bintu by'ingenzi birugaragaza, nko kuba umuntu aguhumuriza, kuba hafi, agufasha gutera imbere, ubona ko igihe cyose yifuza kuba ari kumwe nawe. Ibyo by'imibonano mpuzabitsina bikaza hanyuma nabyo mwabanje kubyumvikanaho hagati yanyu. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma umuntu agira ibyumviro byinshi bishingiye ku mibonano mpuzabitsina biterwa n'uburyo umuntu yarezwe cyangwa ubuzima yakuriyemo. Bisobanuye yuko uburyo umuntu yarezwe cyangwa ubuzima yakuriyemo bushobora kugira uruhare mu gutuma umuntu agira ibyiyumviro bidasanzwe by'imibonano mpuzabitsina. Aha niho usanga umuntu akunda kugira bino byiyumviro bitewe n'uko yakuriye mu bantu. Abo bantu bakaba barakundaga kuganira ku ngingo zerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa bakundaga kugaragaza imyitwarire ijyanye n'ingingo z'imibonano mpuzabitsina. Umusayikologisita Albert Bandura nibyo yagarutseho. Yagaragaje ko abantu bagira imyitwarire n'imyemerere binyuze mu byo babona ku bandi bantu babakikije. Ibi bikaba bivuze yuko nkawe aho wakuriye
nko mu muryango, inshuti ubana nazo mu mibereho yawe, ibyo babonaho cyangwa bumvana byerekeranye n'iyi ngingo bishobora kugira uruhare mu gutuma nyine uri umuntu ukunda kugira ibyifuzo byinshi by'imibonano mpuzabitsina. Impamvu ya kane ishobora gutuma ugira ibyumviro byinshi by'imibonano mpuzabitsina ni uko imibonano mpuzabitsina ari bumwe mu buryo umuntu ashobora gukoresha ahunga cyangwa yibagiza ibibazo bimubaho. Aha ni hahandi benshi bishora mu bikorwa bibaha ibyishimo by'akanya gato, harimo n'iki gikorwa cyo kwifuza imibonano mpuzabitsina bagamije kwirinda ibikomere, stress n'imihangayiko bituruka ku bintu bitari byiza bahura nabyo mu mibereho yabo. Ari nabwo ushobora kuba warigeze guhura n'ikibazo gikomeye mu buzima bwawe, ariko bigatuma uba imbata y'imibonano mpuzabitsina, kuko ingaruka z'icyo kibazo zihora zikuganza. Mu rwego rwo kugira ngo utumve izo ngaruka, bigatuma nyine uhora urarikiye gukora iki gikorwa. Ashobora kuba ari wowe bibaho cyangwa se ukaba uzi n'undi bibaho. Gusa hano abahanga bavuga ko bitagakwiye kubera ko umuntu aba ameze nk'uwisinzirije cyangwa nk'uwiteye ikinya by'igihe gito, kuko ibyo bikorwa bitanga dopamine ituma umuntu yibagirwa bya bibazo bimubaho. Iyo iyo dopamine irangiye cyangwa imushizemo, niba ariko nabivuga, ya stress cyangwa se kwa guhangayika birongera bikamuganza. Bagakomeza batanga inama bavuga yuko umuntu atakakwiye kwishora muri ibyo bikorwa n'ibindi bisa nkabyo, nko mu buryo bwo kugira ngo ahangane n'ibibazo arimo, ahubwo yakabishimbuje nk'ibindi bikorwa bituma agira ubuzima bwiza, nko gukora siporo, kuganira kenshi n'inshuti ziwe cyangwa n'abajyanama mu by'imitekerereze, cyangwa se n'abandi bantu bamugira inama imufasha gukomeza guhangana n'ibyo bibazo, akajya akora meditation n'ibindi bituma bya bikomere yatewe na bya bibazo bigenda bigabanuka gake gake. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma umuntu agira ibyumviro bidasanzwe by'imibonano mpuzabitsina bishobora guterwa n'ibintu umuntu ahora areba, cyane cyane ibintu ahora areba ku mbuga nkoranyambaga nk'amashusho y'urukozasoni. Bishobora kongerera umuntu ibyifuzo byinshi by'imibonano mpuzabitsina. Binajyanirane n'uko muri kino gihe bisigaye byoroshye ko umuntu abona amashusho y'urukozasoni kuri social media zigiye zitandukanye bitewe n'iterambere ry'ikoranabuhanga, aho usanga abantu benshi batunze telefoni zigezweho, abandi bafite mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye. Ibi rero bituma benshi babona ibintu bitandukanye harimo n'amashusho y'urukozasoni, kuko 70% by'ibyo abantu bareba kuri sikirini zabo za telefoni, mudasobwa cyangwa n'ahandi biba byiganjemo urukozasoni. Yaba amashusho y'urukozasoni navuga ko yoroheje, cyangwa se yaba amashusho y'urukozasoni navuga yuko aremereye. Iyo rero umuntu ahora ahura n'ayo mashusho y'urukozasoni, cyane cyane ayo nafata nk'amashusho aremereye, bishobora gutuma uwo muntu ahora ayareba agira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo byinshi by'imibonano mpuzabitsina. Dorothy Zilimani, umuhanga mu by'imitekerereze y'abantu n'itumanaho, yagaragaje ko ibyo umuntu ahora areba, cyane cyane ibyo abona mu itangazamakuru, bishobora kugira uruhare ku bitekerezo bye n'imyitwarire ye. Bivuze yuko nawe niba ukunda kureba amashusho ajyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina, bishobora gutuma ugira ibyifuzo byinshi bishingiye kuri iyo ngingo. Ikindi ukamenya yuko amashusho y'urukozasoni atari meza guhora uyareba, kubera yuko bishobora kugira ingaruka hagati y'umubano cyangwa urukundo rwawe n'undi muntu muri kumwe muri urwo rukundo. Ikiganiro nta tugishoreje. Niba cyagufashije wibuke gukora subscribe, like, ube watanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Dusubire mu bindi biganiro.